yindi Ahly Medina okay ugeze kuri ku buryo rwose ngo binashoboka ko bitarenze kuri uyu wa gatatu dushobora kuba twabonye fixtures zinavuguruye. habayemo impinduka nke nuko ndumva ku munsi w'ejo urumva n'ubusabe bwa Merreikh bwarahageze niyo nashakaga so ku buryo ubwo nayo byabaye ngombwa ko hakongirwa kuri visa uburyo nayo iba integrated kubera ko umubare Merreikh yari yaragiye gusaba muri Libya yango yanemeriwe sinzi ikibazo cyajemo oya abanyasudani ntibashobora kwemera yuko aho imeni iri hatari ikiziriko kuko atari Merreikh ntabwo byakunda natwe twaba twungutse derby iyo derby igomba kuba iyo derby yawo natwe hari imeni agomba kuba ari ikiziriko ubu rero ubwo byahita bicayuka buri wese akajya aho tuvuganira ahangaha ubwo nayo barimo kuyintegra kugira ngo nongere barebe uburyo izo fixtures bongera kuzihuzahuza bikanavugwa n'ubundi ubwo nyine n'imikino yabo ku ruhando rwa Afurika yose nyine ubwo habaye mu rugo iwabo urumva nuko nguko bizagenda naho Merreikh nayo igiye kujoininga. Ikibazo rero ubwo cyeta kivuka noneho ebyiri kuzinjizamo amakipe akaba 18 byashobokaga 19 ubwo buri juru numwe azajya bayicaye cyane nayo nindi headache yo niyo headache sidiki urayishyira iyo yindi si yo yindi bari bayemereye wayangira ko Ahly wadi Madina niko iyo yindi yego bari bazemereye fixtures urumva zari muri gahunda yo gusohoka kurumva 19 nyine yanga bagishushe nyine bakuru jire ko numva afite twiboneye derby nanone kazi hagati y'amakipe yombi azagira irihuka Merreikh nanone agari derby yonyine amakipe mazima kaza kumpimira babandi bati ni musazibe mubabwire yitwa ishimwe tuzo nibazazibe nimuziba bashitsi derby urumva nina hari aba community nini y'abasudani urumva ko mu byukuri kwa viva ino iyo derby nge nagari indaje nshimwe muziba bashitsi muziba bashitsi bene wacu muzaza yewe nizo equipe ziri ku rwego rurerite ku muri Afurika sibyo zije gukina n'izitari elite muri Afurika ziba dupimire mu kibuga Hilal iracyari muri CAF Champions League yatsinze umukino wa mbere Merreikh yarasezerewe ya mushuti wa Sheikh saracyafite amakazi ntabwo arahari Darkonovic arahari naze tumupime iyi nayo Ahly wadi Madina nayo n'indi kipe nayo nyuma y'izi ngizi birumvikana ibikomanga byaba byiza kuko ejo nanjye ndi mwapere bambwiye ko fixtures zabo bazikoze igisigaye nuko ziririze nkuko David bivuga zari gusohoka ubwo busabe bwa Merreikh nabwo niba bwaje se kwipime turebe niba Merreikh yaje ubwo nyine bwo harazama kandi kantu Merreikh akomeye ebyiri se byari koroha kuzongeramo ibyo byonyine harimo imwe muri ize 3 ishobora no kujya kuba best Gisenyi i Rubavu ubwo ni Merreikh kuko ni nahashakaga bara no kwikorera nuzi rokari yashaka kwibera Gisenyi byaba ari byiza ko iramutse ijikagira zize zikine byaba rero gisigaye nuko baze bazipange fixtures numvaga ko zigomba gukomereza ku munsi wa gatanu sinzi niba biza gukunda muri mu mpera z'iki cyumweru imikino batari bakina birumvikana bayikina nyuma y'igikombe cya Afurika kuko Sudani iri mu gikombe cya Afurika yakinwa mu kwezi kwa mbere kwa kuhera inyuma y'igikombe cya Afurika banganye n'abandi ubundi bakomezanye n'abandi kuzajya mu kwezi kwa gatanu. Izi kipe rero zirahera kuri journée yose zizaba zihereyeho sibyo kandi zibarirwa amanota nk'izindi gusa urabona ko harimo umwitangiro zwa journée nk'eshatu cyangwa enye ku zindi amanota 12 ariko ubwo nyine aho zizarangiriza hose kuri zo ntago imyanya yazibarwa ubwo abantu babyumve ibitabara ariko gusa igihe hari cyaba ariko mana icyamaze kaba zaratangiye nka juru nibanza ariko bazashaka ko ibyo birane zibikina bizabikina nyuma y'igikombe cya Afurika bazakina ibyo birarane bazabikina nyuma y'igikombe cya Afurika mu ale yarangiye nibwo bazakina ibirarane bine bibanza sinzi ukuntu bazabipanga amakipe 3 niba zaba baye 3 buryo bazabyihutisha bahite bakina ibyo birarane banganye n'abandi batangire retour kuko retour amakuru amenye nuko zigomba gutangira zinganya n'andi makipe imikino 15 kuri 15
ubu rero zasaga nkaho zituye mu gihugu cya Libya, niho zasaga nkaho zirimo kubarizwa. Aba basore rero bagenzi babo barasezerewe, aba bahungu ba Darkonovic we yari arimo akina imikino ya gishuti hariya kugira ngo akomeze kugarida fitness. Ndavuga Darkonovic n'abakinnyi be ba Merreikh ubwo bashaka aho bashobora kuba bazajya gukinira. Ku rundi ruhande rero na Ahly ikaba yageze hariya mu gihugu cya Libya. Iyi ni Merreikh, stade ngira ngo iri Benghazi, stade y'abamartir yari Benghazi. Niho bano bakiniraga nguyu Rafiki Darkonovic, Rafiki ya Sheikh. Yego, naho bagenzi babo ba Ahly nabo bageze hariya na kapiteni wa emblematiko nguri hagati wa Madrid maze igihe kinini cyane mu kipe y'igihugu ya Sudani. Sudani ni mu gikombe cya Afurika. Yego. Mu gikombe cya Afurika. Ikipe rero yatsinze Kenya Police ejo bundi igitego kimwe ku busa, ikaba rero igomba gukomeza kureba niba yabona tiki. Aha rero bari bageze muri Libya bakirwa na konsili wa hariya mu mujyi wa Benghazi. Ubwo rero nabyo no gutegereza tukareba niba zizemererwa gukina bikaba official. Nayo ni amakuru asa nkaho akiri muri pipeline, ibajije inzego n'ibindi umva ko basa nko babyemeye, ariko nta official statement kuva ku rwego rwa Ministeri ya Sport, ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa se Rwanda Premier League bari batanga bemeza niba ibyo ari ukuri. Mu gusoza kuri ayo makuru, ikipe ya Ethiopia yo muri Champions League igomba gukina na Pyramide nayo yatiye stade mu Rwanda kugira ngo ihakinire umukino wa round ya kabiri ya Champions League. Nyuma y'ikipe y'igihugu impande zose twe turunguka. Abantu nabonye rwose babajyama bamayere ngira ngo babyinye nabonye amusanga muri vestiaire abafungamo ibintu byinshi yitwa Ethiopian Insurance Football Club. So yagombaga rero gukinira round ya kabiri iwabo, ariko kafi babwira ko stade n'ubundi nta stade mugira iri kuri yo standard yo kwakira ino mikino, nkuko igihugu cyanyu cyakiriye Kigali mugene muhatirira Kigali equipe ya Pyramid. Reka tujye twirebera umupira w'aba, reka tujye twirebera umupira kwakira round ya kabiri. Igarutse mu mujyi wa Kigali itwaye igikombe cya Super Coupe ya Afurika, imaze gutsinda Merreikh igitego kimwe. Aho mwareze tukirebera umupira ku cyumweru ko nshimira ku cyumweru tariki 25 ndashimira Kigali cyane n'u Rwanda. Ethiopian Insurance mwaperese mwaperi ako bashyire mu kabwibwi naho bashira kuzuba. Match zabera mwaperi sangapi Nova Model rahenze wabyihorere barajyana muri Nova Model se banabanga udafite abafana se wabo bajyana yo gukora iki mu kabwibwi match nago ndabona itariki bemeza nuza ubwo ni mu komisiyo y'amasaha 9 n'igice saa 9 tariki 26 saa 10 nazo ngizo match zaba saa 10. Reka twirebere imipira yewe wa mugane ngo niba mwaranze kubirya ndavyirira. Pyramid igarutse mu Rwanda cyo ya kabiri na equipe y'u Rwanda n'amagara ati Jesse Pyramid ari zasagutse muze muzigure nanone baba bazazigura baba pampe baragira, ariko abantu bari benshi bazambaye mu Rwanda. Igihugu cyacu ni cyiza pe, igihugu cyacu ari image nafashe niba nkifite muri nabo ariko rukuntu ubona Pyramid mu Kigali babona nta pressure kuri Pyramid ubu bafite abafana. Nimero kanara sa nk'umunyasudani n'abafana nimero 4 harya bari mu Ethiopia nabo barabagira abasakuriye barabagira Ethiopian Insurance. Ubwo rero niyo ije insurance sorry, nibwo nije kukira na Pyramids i Kigali umukino ubanza itariki 26, umukino wo kwishyura itariki ya mbere z'ukwa 11 Ethiopian Coffee, Ethiopian Insurance, Ethiopian Electric. Ibyo ni ibigo imwe ya papi. Ubwo urumva ibyo ni ibigo byose ya company zikomeye. Iyo ni Reg ya iyi Ethiopian Insurance rero ubwo ni nka big insurance. Izo ngize bigira nizo zikomeye. Iyo papi yagiyemo nyine iri hasaho iri moyenne. Hari izindi zabaga zikomeye za St George ni electric nayo yari ikomeye. Abantu kubera management ipfuye agandi ibukanemo ndeba nk'abafana ba Pyramid barimo baganira nabo bamwe mu ngabo z'igihugu cyacu. Shayi Rwanda ni ikipe ya gisirikare iri gukina n'umunyamahanga, abantu rwose abanyarwanda ubushiti wangiye twirene namubonye rwose nabonye bo twari twicaranye benshi yavuye Musanze yaravuga ati Pyramid yaje ni yacu agura jezi rwose ya Pyramid. None se no mufana hari uruhara afite mu biba we yaje kwifanira
kacyo nkondera abafana baba baraduhaye stade ingana itya uhitamo icyo ushaka ukavuga uti ngenje kuri uru ruhande uhitamo icyo uburenganzira bwawe muri akavuga ati koko kandi we abona yaramubwiraga ko piramide bayirazwe n'ababyeyi nta kibazo n'umufarumasi wawundi wavuye mu Bubiligi ubwo rero nawe ngera umanuke nawe ubwo ngubwo uje piramide iragarutse wawundi wavuye mu Bubiligi nabonye wari wabinenze piramide irabiri mu Rwanda rero ejo bundi kuwa gatatu ubutumwa yatahanye nyirango arimo aritekereza yatanyaga hinde wawundi wo mu Bubiligi Boniface umanza no bakibyiga ariko buriya koko nk'abantu bo muri famiye yawe nk'ibintu bakubwira wagiye gusebya umuryango wagiye rero yibeshye kuri biragaragara ko yari ari mu biruhuko atarazi iby'umufisi ariko muzareke dushyigikire bano baturanyi bacu batiye mu Rwanda ba Ethiopian Coffee ngira ngo bya bindi Ethiopian Insurance muzazi tuyishyigikire Ethiopian Insurance ibyawe harimo bazashyigikira ibindi wishuka ba piramide imaze kugira Ethiopian Insurance niyo itumye iyi ngiyi za uriya mu doctor n'umufarumasi n'umufarumasi ubwo muhindurire twumve azaza yiteye mu nyakipe niyemera ko abantu binjira uzasanga piramide aho ifite benshi piramide imaze kugira abafana izaba bafite byo yabo yeshimishijwe no kubona abantu nzashyigikira njyabanye Ethiopia iyo equipe ikomeye muri kuri yo nivo so nibyo rero ubwo nabyo ni muri ayo makuru reka tuze turebe andi makuru make tujye rero no mu yandi makuru yo hanze y'u Rwanda tuganire ku ngingo zimwe na zimwe